Muraho, njye nitwa James, ikaze kuri Sibo James Tech and AI. Muri part 1 rero ndakeka twabonye uko AI idashobora gutsinda Loneliness ya Vieta mu buryo bwa garanti. Ariko hari ikibazo gisigaye. Ese byagenda gute dukoresheje AI mu buryo bwa simulation? Uyu munsi rero tugiye gukora igerageza ryatekerejweho. Ko tugiye gufata raundi 100 za Vieta mu buryo bwa theoretical simulation. Turareba niba AI yakora inyungu mu gihe kirekire. Ntago iyi ngiyi ntago ari promesse yo gutsinda cyangwa se isezerano ryo kuba watsinda, ahubwo ni isesengura rishingiye ku mibare n'ubwenge by'ubushakashatsi twakoze. Reka turebe wenda step ya simulation. Reka dufate nk'urugero dufite nk'amafaranga 100,000 by'amanyarwanda. Noneho AI yo ikagena ko buri raundi tugenda dushyiraho 1,000. Tugashyiraho amafaranga 1,000 gusa. Ubwo strategy wenda AI igahitamo ko dukora cash out ya kabiri tukajya tugafatira kuri kabiri buri gihe. Noneho ubwo ibyo bivuze iki rero? Ibi bivuze ko iyi ndege nizagirenga kuri kabiri tuzajya twunguka amafaranga 1,000. None izagirwa mbere ya kabiri tuzajya duhomba nabwo cya 1,000 twashyizeho. Noneho reka turebe ibyashoboka ahangaha. Ubwo tugiye kureba probability ya kabiri. Mu mikino nka Aviator wenda probability yo kurenga kabiri ntabwo iba nka 50%. Akenshi ba munsi yayo kubera ko housage yayo nyine. Reka wenda tuvuge ko amahirwe yo kugera kuri kabiri ari nka 45%. Bivuze ko muri raundi 100 ubwo raundi 45 tuzazitsinda. Aho raundi 55 tukazihomba. Noneho reka tubare turebe ibyavamo aho ngaho. Ubwo reka tubare ibisubizo twakuyemo. Ubwo bivuze ko muri raundi 45 zatsinze, ubwo turafata 45 dukube y'amafaranga 1,000 twashyizeho. Ubwo tuhita tubona 45,000. Ubwo niyo nyungu tubonyemo. Aho muri raundi 55 zahombye nazo turafata 55 dukube cya 1,000. Ubwo nabwo tuba twahombye. Ubwo naho tuhita tubona ko twahombye amafaranga 55,000. Ubwo total yabimeze gute? Ubwo turafata 55 dukuremo 45,000 twungutse. Ubwo tuza tubona ko hasigaye 10,000. Ubwo tuba twahombye 10,000 by'igihombo. Urumva tuba twahombye. Nubwo twakoresheje AI cyangwa se nubwo twakoresheje discipline nyine mu gukina, haracyari igihombo mu gihe kirekire. Wenda ushaka kuvuga ngo kabiri twafatiye kure. Noneho reka wenda duhindure strategy. Noneho reka tuvuge ko AI wenda yahisemo cash out kuri 1.50. Iyi probability yo wenda yo kuri 1.50 yo yaza hejuru kwenza kuri kabiri. Reka tuvuge wenda ko yo ari nka 65% muri raundi 100. Ubwo tuvuge raundi 35 zatsinda. Naho 35 zigahomba. Ariko inyungu yaba noya nabwo kwa ko tuba twagafatiye hatonya. Ubwo raundi turafata 35 dukube n'amafaranga 500 ariyo nyungu. Ubwo tuhita tubona 32,500 kariyo twungutse. No tute dufata za raundi 35 dukube cya 1,000. Nabwo tuhita tubona ko twabonye igihombo cy'amafaranga 35,000. Nanone dore haracyari igihombo. Ibi bikatwereka ikirere. Ibi ngibi icyo bitwigisha, bitwereka ikintu gikomeye cyane. Kubera ko system iba yarubatswe ku buryo mu gihe kirekire inyungu isigara ku ruhande rw'ikorwa ry'umukino. Rero AI ishobora kuba yagufasha wenda ikagabanya impressive betting, uko betting ikabigabanya. Ikindi ikaba yagushyiriraho discipline mu mikinire yawe nyine ikakwereka umurongo ngenderwaho, ndetse ikaba wenda yagufasha no kugabanya risk. Risk zikagabanuka niba wenda wahubuka ugashyira ahangahe cyarimwe, yo ishobora kuba yabigufashamo risk zigabanya kurenza uko wakina utayifashishije. Ariko ikintu AI idashobora gukora, AI nishobora kuba yahindura icyo bita housage y'umukino. Ntago yahindura systeme y'uko umukino ukwiye kugenda. Ubwo ibyo bikata bitujyana ku kirere. Ibyo bita bitujyana ku cyo bita physiological effect. Ibi bishatse kuvuga nk'iyo utsinze nk'inshuro 3 zikurikiranye, utangira kumva ko ngo strategy yawe ikora kadege wakamenye byatari nyine wabaye umuntu urenze. Ariko nk'iyo uhombye nanone inshuro 4
zikurikiranye nabwo uhita utangira gushaka kongera amafaranga ngo noneho uhite ushyiraho menshi kugira ngo wongere ngo wisubize yayandi wahombye mbere ngo yagaruze. Rero aha ngaha AI yo ishobora kuba yahita ikubwira iti hagarika gukina wenda uzakina ubutaha cyangwa uze kuba ukina ikindi gihe, ariko cyane cyane nyine aha ngaha amarangamutima y'umuntu ashobora guhita abyemera akavuga ati kabana ngo ubwo kamaze kundya ngo ubwo noneho kagiye gutanga ngo kariye menshi, ariko ntabwo ariko biba bimeze. Urumva AI yo ishobora kuba yagufasha ikagukontorora nyine ikakubwira ati aho ingenzi hagarara cyangwa se ubwo ukomeze. Ibyo rero bihita bitujyana ku cyo bita long term reality. Mu gihe gito ushobora kuba watsinda ariko noneho mu gihe kirekire imibare ikisubiramo ukongera ugahomba. Niyo mpamvu uzasanga abantu benshi bamwe batanga ingero bagakinnye nyine bakazi, uzasanga abantu benshi bavuga bati natsinze rimwe cyane ariko nyuma naje kuba nahomba byose, nashyiriyeho rimwe nyine azi ngo yakamenye ngo yakavumbuye, yashyiraho kakata kamutwika burundu nyine agasigara aririmba urwo abonye. Aha rero ushobora kuba wakwibaza ati ese AI nta kamaro yaba ifite wenda muri iriya mikino y'amahirwe? Wapi, kubera ko AI ifite akamaro mu kuba yasesengura amakuru no kuba yakwigisha, ikakwigisha uburyo ukwiye kugenderamo. Kubera ko AI ifite kukubarira risike ushobora guhura nazo, ikagereranya ikakubwira ati ahangaha urafata risike zingana gutya na gutya. Ikindi ifite wenda n'akamaro mu kugufasha gufata icyemezo cyatekerejweho, ikagufasha nyine kuba watekereza ukavuga ati niba aya ngaya nta kibazo antera reka nyashyireho, cyangwa se niba yantera ikibazo nyabuze ukareka kuyashyiraho. Ariko ntabwo AI ari mashine yo gukora amafaranga mu mukino wubakiye kuri romunesi w'amahirwe nyine nk'uwo nguwo, ntabwo yabigushishikariza. Aha rero hari ukuri kudashimisha abantu benshi. Abantu benshi bakunda kumva ko ngo hari uburyo bw'ibanga ngo umuntu yakoresha nyine agatsinda. Baba bashaka ko ngo hari algoritime yihariye ngo runaka ngo umuntu yakoresha atsinda, ariko ukuri ni uko sisiteme iba yarateguye ku buryo irinda inyungu zayo mbere, noneho iz'abayikina zikaza nyuma. Iyo winjiye muri Aviator winjira mu mukino ufite advantage ku ruhande rumwe, urundi nyine rugahomba, kandi urumva nawe ari wowe ukoze umukino ntabwo wakora ku buryo uzahomba, ahubwo ukora ku buryo inyungu uko byagenda kose inyungu yawe ukwiye kuyibona. Uyu munsi rero dukoze simulation yatekerejweho muri rawundi 100, tubonye yuko AI nubwo twakoresha AI hakiri risike, kandi mu gihe kirekire igihombo kirashoboka cyane. Ntabwo AI yakuraho igihombo n'ubundi wahoraho nacyo, ariko yagufasha mu buryo bugaragara. Rero mu gice gikurikiraho turaza kureba uburyo AI ishobora kuba yakoreshwa mu kugenzura addiction no kurinda abantu gufata ibyemezo byihuse. Niba ushaka ko dukomeza gusesengura ukuri kuri Aviator n'indi mikino y'amahirwe igenda itandukanye, komeza ukurikirane iyi seri. Andika igitekerezo cyawe hasi muri komenti, noneho natubwire ati ese wowe niba warigeze kuba warakoze strategy isa nk'iyi ngiyi dukoresheje hano hejuru. Murakoze, video nakagaruka, komeza ukurikirane Sibo James Tech and AI. Kwiga AI mu buryo bworoshye, subscribe Sibo James Tech and AI.